No. yego Yeah. so uyu munsi impamvu nagarutse ba papa buryohe bamaze iminsi bansaba ibintu nkavuga ngo ibi bintu ntibyumvikana Ngiye maze iminsi ngusaba ibintu. Nose ntabwo umaze iminsi umbwira ngo uje kureba kino kiganiro dutayemo nubona uzabibasha uzambwira ariko ibyo nzabikora. Ako se nanone nkubaza ikibazo naramuka ibyo bintu umusabye gukora kugira ngo ukuri kirego muri RIB naramuka abikoze nyuma yaho akakubwira ngo musubirane mukundane uzabyemera? Ako kantu arababaje ibyo bintu nabikora rwose nzagenda nta kibazo nkuremo ikirego amafaranga yo nzabona n'ayandi sinacitse amaboko sinacitse amaguru nzakorera n'andi nta kibazo ibyo mbifiteho rwose. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi impamvu nifuje kubivuga nuko uwahoze ari sheri wanjye sinifuza yuko bagufunga kuko bino bintu bimazemo igihe sinzi n'impamvu wagiye ku Gisenyi niko ndi kumva amakuru nimba ari ugunga nimba ari kujya gute ariko ubuyobozi bwashatse kugukurikirana n'ubundi buragukurikirana. Sinumva se ko yasuzuguye RIB n'ubundi nanjye niko mbyumva kuko yakoze amakosa yakoze amakosa buriya kuko buriya RIB n'umubyeyi uzi ko yari afite no kugenda akitaba bakimuhamagara bakabona n'uburyo ahise abitaba atabagoye bakumva ikibazo cyawe nawe sibyo bakamuha warning ariko batamufunze birashoboka cyane kuko RIB ariko birashoboka yuko baba baramuhamiriwe neza abakunzi ba Joyce wa Juno TV ariko nshobora kuba mbabwiye ngo mwiriwe ari mu gitondo mwaramutse neza nizere ko mumeze neza ndabasuje kandi mbaye ikaze mbifuriza kugira ibihe byiza kugubwa neza mu byo mukora byose mbifuriza umugisha w'Imana cyane cyane. So uyu munsi narukanye n'umukobwa nuko mbona yihebye ntazi ikibazo afite aratuje cyane ndi kumuvugisha nkabona shwe ariko niko wabyutse gitondo kuva mu gitondo niko wabyutse noneho nkaba ndi kumwe n'umubyeyi mwiza umupapa mwiza umubyeyi mwiza w'ibihe byose kameramani papa buryohe mukomere cyane bakunzi ba Joyce wa Juno yego papa buryohe muri kumvira inyuma y'amarido cyangwa inyuma ya kamera ndabasuhuje cyane abakunzi ba Joyce wa Juno yego so uyu munsi impamvu nagarutse ba papa buryohe bamaze iminsi bansaba ibintu nkavuga ngo ibi bintu ntibyumvikana. Ngiye maze iminsi ngusaba ibintu nose ntabwo umaze iminsi umbwira ngo mbabare ntuza dutayemo uko niko banje kuvuga da oya ndavuze mwazi iminsi musaba amaze iminsi ansaba ibintu nose nyine unsaba nyine icyo nyine papa buryohe babarira amaze iminsi ansaba ko nababarira Dr. M amaze iminsi mu byumvise amaze iminsi ansaba ko nababara Dr. M niyo mpamvu njyewe ariko no ku rundi ruhande nkaba maze iminsi mvugana na Dr. M namuhaye time hari ibiganiro nagiye mbona akora murabizi ngene ubu byuko twagusabye kuba mubabarira ni ngo bizane ku karubanda koko hoya nyine urumva nyine mwebwe urumva nyine ni mwebwe naje kubasaba mwumva agahinda kanjye muranyumva ni nayo mpamvu nazanye n'uyu mukobwa natwe twabaye impamvu yuko abantu bamenya agahinda kawe ariko ku rundi ruhande Dr. M ibiganiro akora agenda avuga ngo mwebwe ngo mwaramunyangishije kandi nyamara atazi ko arimwe mwirirwa munsaba ngo mubabarire. Oya umuntu avuga ibyo ashaka kandi ururimi ni inyama yigenga ikizima nuko Imana ibifite uko itubona ntago twishinga uko we atuvuga cyangwa tubona ubundi se bitewe nuko yatuvuze twari dukwiye ko mu minsi yashize tukubwira ati nyamuna uca inkoni zamba buriya nawe si we ni iyi si nyine ni satani iba yamuteye twari kubivuga ntago mwari kubivuga bitewe n'uburyo yatuvuzemo ariko twebwe umutima ntago tuwugira cyo mbasaba Imana ijye bahumugisha abadukunda namwe mwe mudukurikiye murabizi ibiganiro uramunga agenda akora hirya no hino nyine yumva yuko kwa buryohe hari ikibazo afitanye nabo mwibaze nibo bamaze iminsi bangaje Joyce wagize gutya mubabarire
gira kura ikirego muri rigu muri ribu mubabarire. Waruvuze gute mbere? Muri rigu navuze muri rigu ntabwo nari bisobanukiwe. Ahubwo ikibabaje nubwo twebwe duhora tubigusaba nibyo koko ikirego kimuri ribu wakigejejemo. Ikibazo turi kugusaba ngo urebe uburyo wamubabarira ariko ntabwo urabyumva nicyo kibazo. Rero Beriza uyu ni inshuti yanjye, uraza kugira wenda nk'ikibazo uza kumubaza ku bintu nyine ku buryo n'umuntu tubana mu buzima bwawe. Afite n'amakuru ko ari naho uba muri no minsi. Aya makuru Beriza bafite amakuru yariyo yose. Rero umuhungu ntabwo nifuza kumufungisha, wenda reka mbikubwiye nk'umuntu turi kumwe. Ntiwifuza kumubura? Ntabwo nifuza. Umusheri wawe uwahoze ari sheri wanjye sinifuza yuko bagufunga kuko bino bintu bimazemo igihe. Sinzi n'impamvu wagiye ku Gisenyi, niko ndi kumva amakuru, nimba ari ugunga nimba ari kujya gute, ariko ubuyobozi bwashatse kugukurikirana n'ubundi buragukurikirana. Sinumva se ko yasuzuguye ribu n'ubundi. Nanjye niko mbyumva. Buriya yakoze amakosa. Yakoze amakosa buriya kuko buriya ribu ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Uzi ko yari afite no kugenda akitaba bakimuhamagara bakabona n'uburyo ahise abitaba atabagoye. Bakumva ikibazo cyawe nawe sibyo, bakamuha warning. Ariko batamufunze birashoboka cyane kuko ribu ariko birashoboka yuko baba baramuhamagaye kuko reba ikiganiro yankozeho bwakeye mbona yagisibye. Hajya ntakiriho? Ntabwo ntakiriho. Nose ntuzi ko wagiye muri ribu kikiriho? Kikiriho. Ndabyibuka. Kikiriho. Birashoboka yuko baba baramuhamagaye bakamuha kuko ngiye nagiye mvuga ariya magambo yavuzeho rwose yari yameye ayo gusebanya bikunze mwamfasha agasiba kiriya kiganiro. Birashoboka yuko wenda nyine ari ribu yaba yarabikoze. Ribu uri umubyeyi. Nuko yanze kuyitaba naho ubundi ribu. Ubwo rero njyewe ikintu cyatumye nza njyewe nta muntu nifuriza ikintu kibi, nawe simbimwifuriza. Nta n'impamvu. Gusa nagombaga kugira gute kugenda kuri ribu kuyisaba. Ibyo ngibyo nagombaga kubikora. Ibyo byari ngombwa kuko kubera ikiganiro nabonye yakoze byatumye numva ko nshaka kumuvugisha. Umuhungu naramuhamagaye ntiyanyitaba. Dr. M njye namuhamagaye ntiyanyitaba, ashize umwanya aranyitaba kuko yaramaje gukora ibiganiro nka binga ansaba imbabazi. Hari n'ikindi gihe yakoze ikiganiro ansaba imbabazi nabwo ndamuhamagara ndamubaza se ibintu byanjye uremera kubinsubiza? Arambwira ati noneho ngenda byemera kugusubiza ibintu byawe, ari amafaranga ari n'iki byose ndabyemera kubigusubiza. Yarabyemeye, abanyarwanda mubimenye ko yemeye kubinsubiza. Icyo nkubaza utarakomeza, amafaranga yari yagusubije? Ntabwo yigeze yansubiza. Urumva atarimo ikibazo? Ntabwo yigeze yansubiza, ariko iyo biba ngombwa yuko mbikurikirana nkabikurikirana kuko yari yabyemeye, yanabyemereye kuri telefone. Ibyo iyo biba ngombwa ko mbikurikirana cyane wenda ari kuyansubiza. Ariko ntayo ukeneye se? kuyakenera se hari umuntu udakenera amafaranga? Bya byose nawe hari uruhande mwumvamo umuzi imbabazi yasabye ari za Nyirarubeshwa. Ati gute iki ubundi yagombaga kuza kugusaba imbabazi akubwira ati dore ibyawe ngibi, ako nyuma yo kubiguha gusabye imbabazi rwose mbabarira narakosheje, agaca bugufi. None se kuza yarambuye umuntu nkayo w'umukene imbabazi zo kumunwa gusa nta bintu byawagaruye? Sister urumva Adanine Alice ninde? Berize urumva ari byo wowe? Oya ntabwo ari byo, ari kuza azanye ibintu bye yafashe hanyuma akamusaba imbabazi ko yamuhaye n'ibikoresho bye n'amafaranga ye. Warinze kujya muri MTN kubarisha ari amafaranga wamuherereje utababaye? Impamvu nagiye nuko atemeraga ibintu akaza n'ubundi nyine atabyemera. None yarabyemeye? Yarabyemeye. Ubwo rero urumva umuntu wemeye
nyine yagusubiza. Ariko ngewe muri make kandi nsobanure ikintu cyajyanye muri RIB ntabwo ari ukumwishyuza. Kwemera no gusubiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Afite kwemera bikagenda bikibagirana bikamera n'imyaka n'imyaka. Yego. Bikarangira. Nge ndabyumva. Yego. Ndabyumva ariko noneho icyenyicaje hano nuko nje kubwira abanyarwanda umwanzuro nafashe kandi mwa abanyarwanda mwe namwe umwanzuro nafashe muze kuwumugisha. Umwanzuro se wafashe n'umwe twakubwiraga kumuha imbabazi ukavana ikirego muri RIB. Oya ndabisubiza. Njyewe ntago icyo naregeye ntago ari biriya bintu byanjye. Njyewe icyo naregeye ni isebanya ibitutsi n'iki byose umuntu atagusebeje ayo mafaranga yakwambuye wayakorera ukongera ukayabona. Ufite ubuzima. Iyo ufite ubuzima bwiza urakora cyane ugatera imbere. Muri icyo gihe twavuganye namubujije kuzongera kunkoraho ikiganiro kumvugaho. Arabyemera arabyakira ariko ibyo ntabwo bihagije. Ngiye kugira ngo ikirego nyivane muri RIB nzakivanamo pe nk'uko mubinsaba kuko singamije kugufungisha nta kintu byanyunguraho nta kintu byama mana yanjye. Urabizi ntabwo umuntu wakunze aricyo kintu wamwitoha kuko njye namukunze by'ukuri nimba watarigeza nkunda njye namukunze by'ukuri. Ikigaragara uko dukurikije story zanyu wowe ntacyo utakoze kugira ngo mukunde ariko icyagaragaye ni uko we yagukinaga nta rukundo rwarimo. Njye rero umwanzuro nafashe yazanye wa Dr. M mbikubwire tumeze nkaho turi kurebana ibere umeze ute? Meze neza. Njye ndi kubikora nseka kuko ndishimye ndaza no kubabwira impamvu ayo mafaranga ibyo namuhaye byose rwose ntakibikeneye kuko Imana iri kugenda ima byinshi biruta bya bindi. Sibyo? Imana kuba mfite abantu nicyo kintu cyambere burya ni abantu. Mfite abantu mfite Imana buriya nta mpamvu yo guhangana n'utuntu dukeya cyangwa se n'ibintu watakaje mu gihe cyashize. Umwanzuro nafashe Dr. M rero uzafata inzira ujya i Karongi iwacu kumara y'iki se kandi yafashe umuryango wanjye awuzana muri ibi. Azana ngo sister wanjye wabyariye iwabo kuba yarabyaye ni byiza ntabwo yigeze akuriramo inda iwacu. Kuba yarabyaye ni byiza ni iby'agaciro kuri njye kandi sister wanjye nanamubaye hafi mu buryo nari nshoboye ubwo ari bwo bwose. Ntabwo byari ngombwa ko aza kuvuga biriya bintu. Uzafata umwanzuro cyangwa ufata umwanya wawe agenda musabe. Ntabwo ari mukuru wanjye gusa umuryango wose uri Karongi. Mama wanjye papa wanjye wenda sina ngombwa kubasaba imbabazi kuko no kujyayo nabwo ubwabyo hari ishusho. Hari ishusho abanyarwanda babimenye. Uzashyiraho kamera nujyayo uzashyiraho kamera. Mama wanjye baramuzi na papa wanjye baramuzi naribi nanjye niyo twajyana uze tugende i Karongi dushyireho kamera abantu babibone. Buriyo mujyanye ntabwo mwaba mugiye kuzuza ya nshingano mwari mwarasubitse kukujyana mu rugo kukumenyekanisha. Nase katahamenya tutajyanye. Ese uzi urugendo ruva Kigali kugera Karongi uzi mwajyanye mwagera mwahinduye ibitekerezo mwakwibutsa amagambo meza mwagiranye tubundi ibintu by'amatiku tugende ngo tubabwire ko dufiance wawe. Nibi ngibi ndi kubabwira nabikora biraba bigaragaza ko ari iki ari umusore mwiza ufite discipline umusore nyine udashaka kugira. Ariko se Joye uburyo nzi Dr. M afunga umutwe n'ibigambo namwumvanye cyo kinazakikumvira. Natacyumva nyine ngende azakikumvira mwana wa mama. Natacyumva ni ugufunga umutwe. Noneho ikindi cya kabiri nagari wacu gusa. Iwanyu nagari wacu gusa azaza nkuko mwamwingingiye mukavuga ati Joyeuse dufashe ubikore gutya. Ibi kuri twakubwiye nyine ngo mubabarire ko muvana n'ikirego muri azaza babwira ati rero gutya na gutya kuko yabavuze nabi namwe. Ibyo ntabwo yatuvuze neza. Yabavuze nabi mw'abanyarwanda mwe n'abanyarwandakazi ibintu ndi kuvuga n'ibyubahirizwa nta ribi nzagenda nyikuremo. Azaza Dr. M uzaza usaba imbabazi kwa Buryohe. Kwa Buryohe family ye ubabwira uko byagenze
kuko njye twavuganye kumbwira ko wahubutse bitari ngombwa nta kibazo nabo uzaza ubibabwire kuko ni ababyeyi banjye. Mbese niyo mabwiriza yawe ntakuka agomba gukora kugira ngo umubabarire. Kandi namwe ndifuza ko nibiba muzamushyira kuri kamera. Wenda abaturanyi banjye bo ntabwo bakunda kujya kuri kamera. Nose twebwe nitubyanga akaza kudusaba imbabazi. Oya muzabyemera. Imana nimba itanga imbabazi nanjye yahemukiye cyane nkaba ngiye kuzitanga nkaba nzazitanga koko namwe muzazimuha kuko ariko ibyo uvuga n'ibyo urimo wivugira ibyo umaze kutubwira nibyo wivugira. Reka turebe ko azabishyira mu bikorwa. Kazafata inzira akajya ntuza biroroshye Karongi. Si ibintu byoroshye ze. Oya noneho uzabibona ko byoroshye yabishyize mu bikorwa. Havuye hibyo azaza mu rugo ndi kubamo muri iyi minsi. Urugo ndi kubamo ntabwo ndi kuba iwacu, ni ababyeyi baje baramfata. Baramfata kuko babonaga nyine ntameze neza. Uyu Bereza arabizi nubizi, babonaga nenda gusara kuko iyo mbyutse baba bambona uko meze kose, baba bambona banyirimwe bazana imodoka baza kuntwara. Baravuga ati Joyeuse waziyahura kuko uribana wenyine nta muntu muri kumwe. Baraza baramfata nabazaza kuko nta babyeyi banjye. Ubundi binakunze nibo yazaheraho akagera hano narangiza aze ku baturanyi. Ntabwo nshaka ko bizabera kuri telefone, azaze public babona n'amaso ku maso kuko hari urugo rwari gusenyuka. Abo babyeyi yagiye avuga mu kiganiro ngo baramuhamagaye ngo bamubwira ngo nagiye gusambana. Nabo bakeneye kuko bafite abagabo bafite ingo. Ibyo bintu byari gutuma ingo zabo zisenyuka. Nk'umugabo wawe yumvishe ngo wagiye guhamagara umuhungu ngo umubwira ngo mushiriwe ngo yagiye ngo muri ibi bintu ntago mwakiranuka. Nabo yarabababaje. Ibyo bintu nabikora rwose nzagenda nta kibazo nkuremo ikirego. Amafaranga yo nzabona n'ayandi, sinacitse amaboko sinacitse amaguru, nzakorera n'andi nta kibazo. Ibyo mbifiteho rwose. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi impamvu nifuje kubivuga nuko n'ibindi byose byagiye bivugwa byagiye binyura kuri kamera. Ikindi cya kabiri ntago ari njye watangije urugamba, naratangiwe. Baragutangije uko niko kuri. Impamvu nje kubivuga ariko nsaba imbabazi cyane. Kandi nimba umuntu agusabye imbabazi kandi n'Imana iyo uyikweshereje wisaba imbabazi kaziguha gise ndindi. Gutanga imbabazi ni intambwe ikomeye cyane ubundi nk'ukiremwa muntu cyagombye gukora. Nje kuri njyewe rwose nanyuze muri byinshi cyane rwose. Ariko ibyo bintu uze kureba kino kiganiro dutayemo nubona uzabibasha uzambwira. Ariko ibyo nzabikora wateye intambwe nawe wabikoze kandi ugomba kujya ubyerekana. Abakunzi ba Joyeuse wa Juno ibintu arimo avuga ngira ngo murimo murabyumva. Ese murabona Joyeuse ibyo avuga ari byo koko? Oya ababyeyi mutubwire muri comment kabisa. Ikindi bino bintu yakoze nimba arabinkoreye nyuma akazabikorera undi muntu. Akazabikorera undi muntu ariko yamaze kumenyekana byo n'uwajyayo yaba yiyahuye abizi. Akazabikorera undi muntu muzi yuko ko yabinkoreye none nimuzamubabarire. Ngo nimuzamubabarire nimba ngiye mubabariye kuko nge ntago ibyo bintu byifuza. Hanyuma ubundi n'umuntu utari ku mihanda akabimukora ariko uwo muntu ntabivuge. Uravuze gute Berize? Ashobora gukundana n'umuntu utari ku mihanda akabimukorera uwo muntu agaceceka kandi we ari uza kubyivugira. Uwo mukobwa se atagiye kubivuga ashobora kubikora nose abikoreye uwo mukobwa yaza akavuga ngo uyu mukobwa ngo namukoreye ibi, ahubwo uwo mukobwa ashobora guceceka akaryuma. Dr. Musari uje akabanza amaze kumenyekana amakosa yamaze kumenyekana abantu bamaje kumumenya. Rero ubundi nibyo nge nagira ngo mvuge naho ubundi nimba arashatse ko dutandukane mu mahoro. Ibyo nabikore pe ndabikore. Ubundi usaba abantu bose imbabazi. Numara kubikora byose birangiye uzaze wicara ubwira abanyarwanda ati bya bintu nabikoze byararangiye mwarabibonye namwe mumbabarire kuko abanyarwanda abakunzi banjye murankunda. Nimukajye munambwira nayo kuko naje kuvuga ibintu kuko sinjye wabitangije ahubwo munshyigikire
njye muhungu wanyu nta ribi ntago mwifuriza ikintu kibi mbere urabivugaho iki? ikintu nabivugaho ntabwo ari njye yahemukiye, yego nanjye twarakoranye ariko ntabwo ari njye yahemukiye. ariko yahemukiye inshuti yawe? yaraguhemukiye pe, kandi biragaragara nta muntu utabizi. wowe uzakurikiza umutimanama wawe, niba wumva ukwiye kumubabarira uzamubabarire. ako se nanone nkubaze ikibazo, naramuka ibyo bintu umusabye gukora kugira ngo ukuri ikirego muri RIB, naramuka abikoze nyuma yaho akakubwira ngo musubirane mukundane, uzabyemera? ako kantu ako kantu biragoye. ariko ibintu byose ujya witondamo. umuntu akubajije ikibazo gikomeye Berize, hari igihe yabikora ndetse yamara kubikora ukavana ikirego muri RIB, noneho akaba abonye uburyo akugusha mu cyobo neza, urumva, ndetse icyo cyobo akugushijemo ukaba nta n'ingufu uzagira zo kongera kujya muri RIB, kuko waba uvuga uti RIB naba ndimo nyikinisha nsubiyeyo naravanyeho ikirego, hanyuma najyaho noneho gute ntibaba babona ko ndimo nkinisha inzego z'umutekano cyangwa z'ubugenzacyaha. niyo mpamvu rero kandi icyo gihe rero ni Imana yarengera, kubera ko uriya musore Dr M afite akarimi gatyaye, yavuga ati ngize amahirwe avanye n'ikirego muri RIB, none reka mwiyegereze, agakoresha akarimi gatyaye akagumya gusaba imbabazi akakwiyegereza, ugashiduka waguye mu kamashu mu buryo utazi. Imana ibindinde mu izina rya Yesu. niyo mpamvu wowe ugomba kugira gute, ntiwaza kuri kamera ngo bivuge kuko abantu noneho bagutera amabuye, bagutera amabuye noneho na mbere byarabayeho. kandi iyo nkurebye mbona ugifite amarangamutima ye. arayafite, yaramukundaga. iyo nkurebye mbona ugifite amarangamutima ye. njye duhorana, njye twabanye igihe cyose, Joyeuse akundaga Dr. none se iyo utangiye kuvuga ngo n'uburyo ejo bundi wambwiraga ngo amafaranga ngo ndashaka yanjye bubi na bwiza, aka kanya ukaba urimo uvuga uti amafaranga yihorere, ni ya marangamutima y'urukundo, kagasigisigi k'urukundo kakikurimo. gusa kuyamurekera ni uburenganzira bwawe, ni wowe yavunnye, wenda ibindi byo yatatse imiryango, yataka inshuti zawe, yataka ababyeyi bawe, iki byo kumuha kondisiyo tugenda basaba imbabazi, ibyo ni ibintu byumvikana, sibyo? ahubwo yesaba Imana ibyo wamubwiye azabyumve. oya ntabwo Imana najya kubiyisaba, wowe ni uburenganzira bwe kubyumva no kutabyumva. njyewe kugira ngo nyikuremo naza akora ibyo ngibyo, si be bose ko ibibazo, kuko n'ubundi icyo nari narakoze nuza ibiganiro n'ubundi yabisibyeho nta ribi, we naze akora ibyo umusabye, n'ubundi ibiganiro yabisibyeho, ikigaragaza nuko ashaka kugira gute kumvikana, ibyo nta ribi. ariko nubwo yabisibyeho ntabwo yigeze agenda abwire kuri RIB ko yabisibyeho, byanga byakunda n'ubundi ikirego nta nubwo yanitabye RIB kuko yaramuhamagaye arayisuzugura. rero ubwo ngubwo kuba yarabisibyeho ntabwo yigeze agenda ngo ajye kuri RIB abibabwire, ariko mu by'ukuri nta muntu utagira ubwoba bwa RIB, sibyo? njyewe icyo mvuga ni ugusenga gusa. rero nyuma y'ibyo mu gusoza ngagira icyo ubwira abantu dusoza. njye icyo nababaza, ese ibi bintu birakwiye? ibintu nkoze birakwiye cyangwa si bikwiye? ariko kubera yuko umutima wanjye wanegetse ku nyine ibyo nyine namusabye nyine yabyemeye, kandi agomba no kuzabikora, nanjye ntacyatuma nemera icyo yansabye, sibyo? nta mpamvu yo kugomeza kugenda ku muntu, ntabwo najya muri gereza se nzunguka iki? nta kintu nzunguka, ntacyo nakunguka. ariko we naza akora ibyo twumvikanye, ubundi namwe imbabazi uzimushye, njye imbabazi nta ribi, kuko namubabarira ntacyo bitwaye. we nazi namwe muzamubabarira, namwe muzagenda nimubona ko ari ngombwa muzamubabarira. ese niba twarakubwiye mbere tivanire uburyo wavana ikirego muri RIB, urumva imbabazi ziruta izo ngizo ni izi. nawe nafata iya mbere akaza akadusaba imbabazi, ubwo dufite icyo tuzamubwira, dufite icyo tuzamubwira twebwe ubwacu.
ubundi n'abanyarwanda namwe muzagira uko mubigenza, mubabarire, murebe nimba bikwiye, mubabarire. Berize, sindi ikintu warenzaho turi gusoza? Yego Berize. Ikintu narenzaho, aramutse akoze ibyo wamusabye byaba ari byiza, kuko yabona agaragaje yuko wenda yisubiyeho. Yego, mbese yarabonye ko yakoze icyaha, ko yahubutse nyine nk'uko yabivuze. Ikindi cya kabiri namubwira, areke nyine kugenda agukoraho inkuru, kuko nimba warakoze inkuru rimwe ukamureka, nawe yakaba yarakuretse agakora ibindi bitajyanye n'izina ryawe. Njye nuko mbyumva nyine, icy'ingenzi nuko yareka kugumya kuvugaho ibyo yabyemeye. Impamvu naje gukora kino kiganiro nuko yambwiye ko yemeye ko atazongera kugira gute. Mw'abanyarwanda ibyo mbabwira yabimbwiye, arambwira ati sinzongera kugukoraho ibiganiro habe n'umunsi wa rimwe. Ibyo ngibyo wamusabye nabyo, ibyo ngibyo usabye kuri kamera nabyo wabimusabye? Nabimusabye yabyemeye, ariko ntarakubwira icyo agomba kubikoraho. Yego, we yambwiye ko azagera gute aho hose namubwiye azajyayo. Ikindi kirenze ibindi atazongera kujya gute kunkoraho ibiganiro. Rero dusoza, ndabashimiye. Berize n'inshuti yanjye, mujye ku gacano kiwe Zaza TV Show, mumukorere subscribe. Nawe afite channel? Afite agacano akina udufilime, mumusapotinge, kandi Imana abahe umugisha. Nshimira kwa Papa Buryohe, Imana ibahe umugisha n'ukuri. Sawa, turabashimiye rero bakunzi ba Joyeuse wa Juno. Ubwo ibyo Joyeuse avuze murabyumvise, ahasigaye ni ahanyu muri comment. Imana ibane nawe. Gusa mbabarira, gusa uriya muhungu ibi bintu ntiyongera kugira uwabikorera, uzamenye ko ntimuzamubabarire. Kandi twarababuriye, wowe wabaye imburo mu bantu bose, cyane cyane mu nkumi. Njyewe icyo nkoze ni ukumubabarira. Ikirego njye nzagikuramo, sibyo? Uzagikuramo ari uko yakoze biriya yabikoze, ubundi ubuzima bukomeze. Niyo njya kubikora, kandi nanabikora tuve no kuvuga ngo kujya kuri ribu n'ibiki byose. Wa Mana we yo mu ijuru, uzamuha ibyo akwiye. Kaho uramusabiye. Amen. Ibihe byiza. Bye.